nibyo byatumira kubona ndi nibwo ubu kuko rero maze iminsi hafi nibwo kunakora byaranze genda muharayereka dusabe ujye ubarasa ajya areba ibye n'umugore wiwe areke ibyo nyakamwana gasore Pacifique yewe ngende umusiribateri ndi mama niyobora ubwo ari papa aho babyita kwimamuka ni papa wewe ngiye ukebye ngo siribateri ntakiryama siribateri ntakiryama asigaye atunzwe n'ifoto y'uwakunze Noresi njyewe nza gusoma yewana Noresi umugore wa Clement njyewe nza gusoma buri gihe cyose siribateri ntakiryama ngende siribateri mwe mufite abagore reka wese gato siribateri ntakiryama siribateri akoma cyose kandi inshuti ahora ku muhanda akunda gushaka amaniga akunda gushaka ibyana ahora inshuti yaka ngenda gushaka haguruka uririmbire dusa indirimbo y'urukundo amina bravo namutemo imbere ya kamera ndagukunda abandi banjye ndaguhoza ku mutima sheri wanjye ko mbona amatunda yeze ego reka nongeye ndirimba umugore wanjye sheri reka kwirira agatunda uraza kwirira agatunda yego uraza kwirira agatunda urumva ko njye mbise mutamo neza ya none kajya kamwana we namutemo muri amatunda yakaburi y'amatunda yo muri Edeni kwa Eva na Nuza cyangwa ya matunda muri extract akwese amatunda imani zimya kamera zimya ahubwo hari kwa Adamu na Eva Eguri kama marisha bagendera mu munsi zateka wese teka ureba hari ni kado yadusabe ko kudusabe wenda bizi ko ibintu by'amayoga byaramunaniye bon azara kunani ndimba tisona ni wahajya wona imitsinzi mu mitsingi yakamwana bajyama tujye twinywera mwabagabo najya anywa Knowless yewe ariko yaka oya niko bimeze ariko wowe nadusabe umugabo uyu nawe ni umudamu mugira umutima mwiza wamenye kwa G-Tough kugira n'amagomba kujya tumenyana kuko ejo cyangwa ejo bundi abamenye uko bigenda ejo ushobora kurwara ukarembera ahangaha ukabura n'umuntu gusa wana nyina nzajye ushobora kunyima umutima wanjye mukamenyana muzabikurikirana ariko nyina nzamwire ngwino hano kanyina nzajye nazo tumwakire ambo hajya ni yawe ni nyiranzajye ambo Kanyange Kanyange twatandukanye burundu koko yambujije gufana amavubi birambabaza cyane bitavuga ni Kanyange hajya ni Kanyange cyane nyiranzajye ndavuga ni nyiranzajye ndako nyine Kanyange ndavuga ni ndakwanze kanjewe ni mwerekera yakanze dusanga ubuzima bwacu inzoga zirashyushye ese dusabe we ntabwo tuje cyane urita umugore we yakamwana ngo ni be si umugore wacu se Beni Nyiranzage urita umugore yakamwana ngo ni be wawe ko nanjye ni be ni ukuvuga ngo Nyanzage ni be wawe oya dusabe ni be wawe cyangwa ngo ubundi se be wawe ni iyo ntawe uhari narahukanye warahukanye ako mabwiza kuri mwabagabo ngo nuko nawe dava ngo barongore abandi bakigira abasaze ngo ntabwo bazarongora ariko nanjye ndabona ngiye gushyira mu mago ngiye gushaka nyina nzajye pe murongore n'ubundi nta myaka 500 ushatse wanabikora urabona nk'umuvandimwe yakamwana yagusuye na dusabe ntushaka na Nyanzage ndabona umuntu atazikuriye n'ikote rero ariko sheri ni wowe siko nzajya mwereke ugomba kugira umwasi nzajyanye ndabona yagibese yanze wowe n'indi uri kutwaza ikote
ndabyitwaza kuko izi nzoga ni ukuzambarira wereka nkwereke tu kandi koko hano ni urugamba yo abakongomani kukumara barayizamuraga bakayigeza mu mutima koko ahangaha ibintu ibintu babigiye kutubaho nyiraza waje umukajitafu ndabona yanze kuza nyiranzage ntacyo ufite ubu ninde uri bugutwaza ikoti reba njyewe sikoro nyiranzage wanjye arahari araje shakira kabuye yagukatiye nyiranzage nyiranzage araza wese arabizamo mukanya ari ukuntu aba atarabyumva neza ariko ya uzifuza kanyange namaze kumutwara ashobora gutwara se na kanyange kanyange ako senze vuba abagore ufite abagore barenga 12 ngaho banyiramenyo ubu nanjye ngiye gufungura YouTube channel yitwa Dusabe wa Yaka TV show. Bravo urumva ko hagiye guca n'udusabe ibiganiro cyangwa cyo bundi mujye kujya mubona wa interview zigeze nzangwe ikiganiro ntakwiye dusabe byakamwana TV show mugomba kumfasha cyane nanjye mukayizamura jitafu rwose n'amabwo nagusuye oya njyewe iyanjye sha sinzi ibyayo ibi ngibi ni ibigaragaza ko twebwe turi abanyarukundo ariko icyo mpamya neza ni uko mpamya ko njyewe icano yawe igihe cyose uzamamagara akamwa nge nzaza wabaye nubwo byaba bisanzwe nzabijoro ibi bintu ariko jitafu kunywa inzoga wambaye ikoti inzoga wambaye kositime nk'abantu nzogira mwamenya amategeko y'inzoga ariko se wowe uyu muntu bayizereka nawe nta n'umuntu ugutuye hajya nuko nguko ari ubikoze we hari umugore ngira ko nuko banga nuko nguko ari ubikoze yego kunywa ikote kunywa inzoga wambaye ikote ikote riri hano urabona ko ibintu ni ibintu ni ibisire amakosa ngenda baruteka mbabwira mwabana amakosa nuko wanywa inzoga wambaye ikote kuko bagenda bayikura gutya barakuniga saa munani z'ijoro ariko batakunize ndakeka neza ko nta kindi kibazo cyabaho pe ariko mana yanjye ariko mana umva ko inzoga wambaye costume ko ariko urabona ko ko kugira madame arigisha mwashaka abagore akiri kote sheri nyiranzage ni wese ko tuwajya wimura nyihore nabyanga zashaka ndema mfite ko tuwajya wimura yego hafi aho ngaho ubu ni ukuvuga ngo njye n'inzovu twebwe none twiyahure twebwe tujye mu mugozi oya none mwebwe mutagira mesikoti rero yego mana yakwegere nati mbura inzovu reka twongere twicare icyo mpamya neza nuko mpamya ko njyewe nanjye kuvuga ngo ubu noneho escort yawe ni kapiteni ni kapiteni wenge ndi mashuri uko ugiye uvuye kuri koloneli ngo abaye majoro agiye majoro nawe ejo bundi araje abe sageti yaba amanutse ahubwo mu minsi mike azaba generali abasivile mwe ayo mapeti mwabwirwa ni yabo mba niba ariko burate ngwino ikosa yatubwiye ngo nyiranzage abatabyumva neza kuzana ndabyumvisha komeza muganire kari kugaragara baguhake nanjye reka inzovu mbe yes wowe ntabwo yekeya reka natwe nubwo isi ya wagwana reka tuzasenga abagore tuzasengera abagore bacu bagaruke imana izatugarura abagore bacu baragiye babibyomanze kazi imana izabagarure amasani ntabwo abaye icyomanza njyewe umugore wanjye abaye nyiranzage wanjye ariko umugore wanjye ntabwo abaye icyomanza ese n'ibyari umugore abicyomanza umugore abicyomanze mutandukanye akajya iyo sodoma akajya gashyekero akajya matimba akajya muri bara ni abazimu toka abazimu bashye mu izina ni ukuvuga ngo bundi mbere na mbere ahandi twavugaga kuki twavuga ngo kubintu twavuga ku yakamwa nta dusebanya urukundo ukaba bagusuye yego natwe tuzavuga ni Yesu wabikoze we turanezerewe reba ariko ubu nanjye mwagiye umupepe wanjye rero nyine pepeza uko kuntu nabebera sha agenda mamune ibintu ni byiza ariko nyiranzage arahari nyura haruguru
Nyiranzage se nahaye. Nyiranzage namuhamagara. naza tujyemo hagati ni naze nyiranzage we dutwike we none arabara umugabo arabara umukobwa w'abagabo babiri inzovu na jita Musangira. Oya nzovu yahitamo gutwara. oya ntabwo yabinkora Aha. Bazaya. ariko se ubu ngenzi ngendi siribateri mugumane abagore banyu ngendi tuzwe na siribateri mwuka wera ntabwo ujya uteza njya no kuvanga abantu twebwe twibera muri za genyero udashobora no guhagarara yaka mu muco wa kinyarwanda iyo uwo basuye yajya cyakazima n'abashyitsi akabatekera akagira ati none mugiye kuvuga ko ndi igisambo se ariko rero urugorororwa atari urwanjye ntabwo ndi igisambo ngewe Biranze. akira nawe buri ureba yakabavuze ngo Yaka. ngo inzoga zinyobwa niho bazishyiriye aho kuriya muhungu arapfuye reba icyaka yari afite we arimo aramwunguza inzoga narakubwiye ngo ntoginywa abagabo babiri babiri uwayituye n'uwayituwe ubundi abandi barabavuye abavumvyiza ntabwo umuntu yagutura inzoga ngo agende none adasokoye ni ukuvuga ngo mbabare mumbwize ukuri mwa bagabo ubu ni ukuvuga ugiye nemerewe kunywa agasinda ubu ndabyemerewe koko natuwe uvuga inzoga ni iyanjye nawe abandi bose aba babahizi abahizi wibuke ko bahizi twajyanye ibiki ibihango n'iki umuntu mwamara ajyanye igihango ntabwo wavuga ngo yihuruje abantu bavumba mu kiriyo yego abantu bavumba bakajya kugurira ahantu abantu bapfuye batazi n'uwapfuye ararira bya ahubwo se uzi uwo muntu yaje kuvumba aje kurira ararira akanakungura ari amarira atera umwako buri muntu uzajya gushyingura akaranga buriya n'ibibi ngo uriya muntu ngo ntabwo ngo aba agiye neza Uyu munsi tukari. niyo mpamvu uzabona abantu benshi basigaye bambaye ikintu intege mu ndira abayisilamu iyo bagiye gushyingura nta mugore umugore nta mugore ugera kure impamvu bagase ko umugore agera ku irimbi ni yihe ntabyazi ajya kuvuga ngo ni uko abagore bari ntabwo ari uko abagore bari yego iyo mpamvu wayibaza abayisilamu kuko ahandi ho bajya gushyingura n'abadamu bayo ahubwo ngiye nanjye iki kintu ako man nawe wakabisobanuye si witwa reka muzi mubasobanurire ibyo bintu ejo bundi wari ingurube witwa muzi ntabwo oya yakamwana niba umaze kunywa ugasinda bambabare cyane ibintu utegeze utangaza uwo munsi nibwo ngeye umunsi nakigura igihe cy'itaha nimba atangiye kugusebya inzoga ze nashaka zisubize nta nzoga hajya bavuga nta nzoga ngo nta nzoga ngo nta nzoga nta nzoga nzoga uducupa tubiri nzimanire tujye kunywa none se nyine ko tutangiye kumva ko nari akabenzi amuza shehe muzima subhanallah amuza ntabwo yateye amabuye ariko iyo avuga ngo wariye nariye ihene hari inyama bita mucopo z'inyamirambo botsa mu ngungu izo mucokoporo naje kumenya ko nazo ari impenzi kazi Zita. yo Akira Nyiranzage. yehe Haguruka umwakire. mobera nyiranzage wanjye we shiri akomande muraho neza igikobwa bebe nari ngukumbuye shiri wanjye ase pe uyu ugiye ukabara imyaka 10 utabona n'umugabo wumva udafite ikibazo akomobera ibintu byacu kandi ndashaka kumobera abamotari kasike zikamenekamo mbona kabura oya be ntabwo nenda kubakoresha kageze nk'umusumari oya me ayo bana bebe hasi ntabwo ugira wameze neza bebe ndashaka ko kasike igize ngo umukobwa mu muhanda Ngaho mwereka aho yicara. watuwe niwagize yari ikindi bavuga mu kinyarwanda tazi mwabasaza mwe musazanya amanyanga n'amatiku nyanza mobera wamaze imyaka 5 mu masangwe n'amase uri aho nyiranzage urakomeye cyane genda wowe n'umugore wawe mwicara buriya hajya abagore bacu umugore yicara iburyo bw'umugabo cyangwa ni iburyo bw'umugabo ibumoso wacu ujya kugira ngo wicare neza nyiranzage yaregera dusabe ajye ibumoso bwawe wa muhungu wanjye we kuki turiya yakamwana yabyishe dusabe kwicaraho yakamwana yicaye yego sheri kuko buriya yakamwana yicaye iburyo bwa dusabe hajya unywa kafanta ese waruze ko nzanywa amabyeri mama nalena tondite mama yakamwana shyira ku kiyazi nyiranzage nawe ni umukobwa yakamwana nawe nashyiraho akira umva reka tumwe ni imyaka ishize tutanywa kongo naye male yakamwana nyiranzage amakuru yawe se mwari muri aho
murakomeye cyane Nakigaragaza abashakanye. Kamwana ubwo se yashakaga kakagira. jitafu arateganya kugushyira mu mago Nawe tugomba kurongorana Nyiranzara. Ariko azagabanye mu karo. Ariko Nyiranzara bambwira imbere ya kamera. Kuva twamenyana wigeze ubona nkwa mu karo? Anywe iki kureba tubimenye. Bafanywa mu karo. Nago ndangwa igikoma. Be umva ngo Nyiranzara agire ko kwambwiza ukuri. Ubu ni ukuvanga izo vitanye gufureka. Njya Kamwana ifite umugore we nanjye nifite Nyiranzara wanjye. Ubu none ni ukuvanga izo vrahani nono iraza gututubikana. Inde umugore we yagiye sinzi bagiye mu ntara nibagiye hehe simbizi. Yakamwana ngiye kuzipfurika. ngo ndi buzima aranga ko ndi kuzegera Tugomba kunywa tukajya. None se mana we mbega ibirori Nyiranzara wari ukenewe pe urabona ko twe twagira abashitsi badushuye Nyiranzara yakira sha. ukamaze ba presente nyine uyu nguyu bamwita inzovu aba inzovu turadwana inzovu bwa mbere ntago wajyanye kanyange bwa mbere ntago wajyanye kanyange umwana ntabwo umubyaye oya none kujya Kamwana bwa mbere yajyanye kanyange ndebo n'amaso yanjye namujyana namutsindira inzovu tonda kongora kuri uyu nguyu ni Nyiranzara wanjye ahantu namukuye n'uhazi ndekira Nyiranzara ako ntabwo namurenganya kuko dore yicaye wenyine yego Acha uvuze neza. cyangwa ubwo ninzabona hari muzibeta ndebera nawe turamutwaye urabona none ibintu batangira gukora ndeba n'amaso yanjye nduvara mu gutwara ntabwo inzovu yabinkora ndovu kandi mwari mwumuri zofise si inshuti yawe ntiwese niba ari inshuti yanjye mbivugiza buriya ndovura nawe mutumye Akagemba byiza ukuri. tubona umugabo Vuga w'umusazi n'ijambo. Ngewe Jitaf ni inshuti yanjye. Yakamwana yamusuye nagiye kumva telefone nijoro irahamagaye. Ngo inzovu uri hehe? Nanjye ndi mu gashyekero. Ngo noneho Yakamwana ndase ngo baransoreye umunsi uze kuza. Ngewe naje ku ruhande rwande rwa Jitaf. Wabonye umuceri wanjye se Yakamwana uko turi inshuti ntabwo yigeze ambwira ko ndi busure Yakamwana waje ukamerekera. umukamera muri atajya kujagara we hafi ndebera we dodeba reba Yakamwana ko ari busure Yakamwana nigeze kubwira ko Yakamwana ari busure Yakamwana atangiye kuvanga ibitavangika ngo Yakamwana yasoye Yakamwana abo yakoma kuvanga Yakamwana yasoye Jitaf nyine ndikosoye buriya rero yego iyo uri kumwe n'abantu urusha imyaka mikeya nk'amezi abiri ba Yakamwana niwungwa mu ntege yego usibye ko ababyeyi be bari baragiye kera yego baba iyo imasisi muri Kongo yego yesigara i Kigali yego ariko Yakamwana buriya ni umuntu wabanye n'abasaza n'abakecuru arankosoye ntago Yakamwana nubwo urambesheje reka pfusha rukara n'abakecuru nabanye nabo abakecuru njyewe abakecuru babanye nabo abanyagokuru wawe n'abasogokuruza ba nyokobukwe abo ngabo ba nyogosenge ba banyagiso abo ngabo arya umugore ubyara abana babiri bamwita Nyabade ba Nyabade bo ntimwabaye ntabwo Nyabade umuzi Nyabade kano kanya namwibagiwe ahubwo ndeba umugore turimo kumuhakeya se warebye byaho warebye na jewe Nyiranzara wanjye ngo genda muhara yereka shiti usabe ujye ubarasa ajya areba ibye n'umugore wiwe areke ibyo Yakamwana gasore Pacifique urebye ko turarana yewe ngende umusiribateri ndi mama niyobora ubwo ari papa aho babyita kwimamuka ni papa wewe ngiye ukebye ngo siribateri ntakiryama siribateri ntakiryama asigaye atunzwe n'ifoto y'uwakunze Noresi njyewe nza gusoma yewana Noresi umugore wa Kerema njyewe nza gusoma buri gihe cyose siribateri ntakiryama ngende siribateri mwe mufite abagore reka wese gato siribateri ntakiryama siribateri akoma byose kandi inshuti ahora ku muhanda akunda gushaka amaniga akunda gushaka ibyana ahora inshuti Yaka ngenda gushaka haguruka uririmbire dusa indirimbo y'urukundo amina bravo
namutemo imbere ya kamera ndagukunda abandi banjye ndaguhoza ku mutima sheri wanjye ko mbona amatunda yeze ego reka nongeye ndirimba umugore wanjye sheri reka kwirira agatunda uraza kwirira agatunda yego uraza kwirira agatunda urumva ko njye mbisemo utamo neza ya none kajya kamwana nawe namutemo muri ya matunda yakaburi ya matunda yo muri Edeni kwa Eva na Nuza cyangwa ya matunda muri extract oya akwese ya matunda imani zimya kamera zimya ahubwo hari kwa Adamu na Eva. Adamu na Eva barabeshyaga ngo habaga amatunda noneho ariko bashudutse bagize bate bambaye ubusa kwambara ubusa kwabo byabishigiye kuki ubonye ko ndi kumwe na shire wanjye yakamwana kumwe n'umugore we utangiye kuza za topic ngo bambaye ubusa ubwo busa babwambariye muhungu bibwira abantu babyumve ni ryari bambaye ubusa babwambaye ryari nyine urumva ibyo nabyo tuye tubisobanura inzoka yarabashutse shitani irabashuka bajya kuri rya tunda ivuga iti aleluya baritunda bashiduka bambaye iki sasa rero muzehe bahisi na muzehe Chitafu yese ujya kudusezerera kuyungwa kudusezera alise wa Suez ndagusezereye yewe muzehe yego Chitafu sonse yewe nukuvango mukanya gatoya yego atapfumagurika se uryangwa no mu rugo nushaka kurari hano kera rero hari ibisaza byajyaga mu makwe yego kikava ari uko bubitse ingungura inzoga ruko zishize ukamara icyumweru ahantu waranze gutaha kubera ugataha uko inzoga zishize yase ngiye nava mu rugo rufite inzoga yego ugomba kunywa ugasinda bwira umutima hamwe azagugura inzoga upfe uzi ko muzicwa n'inzoga urataha uko amafide wewe kuramo ikosa ubundi twinywere twinywere rwose ubundi nta myaka wakuruma ugashya udashya oya reka twinywere ubundi ubundi nta myaka 500 nta myaka 500 umusaza bahizi ko kwambaye amapantaro abiri nyiranza buretse reka mfatire nyine bwa mbere wajyanye kanyange nawe mugenge ngakwihorera urashaka kanyange nako nyiranzajya kano kanya imbere ya kamera ni muri anamenyana na nimero yo mfite ijyanye katarifatiza aburetse reka mfashe oya ahubwo umva ayafatara murabizi n'ibindi birangiye ndabona mutangiye kuvuga by'ubusinzi ryama video bitanye cyo nigendere koko genda bona sindi modoka kundi mushoka ibi bintu no oya birashaka ntabwo ibintu byumvikana reka nabatumiye kanya kuza kunyigira abasazi mwe cyangwa ngaho mwebwe cyane ibyawe ndabijyana ariko ugasa kujyanye inzoga ugasiga umugore wawe sharingi umugore wanjye Nyanza uragiye ndagiye unyanjye n'umugabo nanzoganzo mwebwe nanzoganzo noneho zacatse zivanye zikwemoka uziko Chitafu wajyango nta bwenge agira umusazi ibaze agiye utaravuga n'ijambo nta kibazo haguruka kuvuga ijambo reka none zacu tuzitekanga ndavugira ijambo se umuntu gasiya turaribwira nabwira umugore bitanye oya ndavuga ijambo ndaribwira ko umusazi ubona inzoga ijambo uribwiriza inzoga yewe nawe uvugira inzoga ku busa ujye ubimfura ariko ujye ubimfura kiri inzoga ubimfura y'inzoga kereka ku meza inzoga yanjye aragaruka zitwara ubakira n'inzoga nzikuyemo utari kure uri kubona uriya musazi wora wabaye umusika nushaka uhita umutakagera nahinguka aho ngaho akageri wavuze umugezi yenera akageri nk'ako kawe kameze nk'ak'urukwavu akageri kawe kameze nk'ak'urukwavu buriya rero nyiranzajya ageze ngo arampima dusabe yakamwa na se ko arifashe ubundi nta nzoga ya nzoni nta nzoga ibaze ariko ariko icyo wakoze wamusoye yahagurutse mu ariko ngo aranzimaniye inzoga arazirukana basura ni umugabo bazi ko umuntu baramusura mu minota 15 isi inzovu yiteje abitse ikota ni umukobwa buriya nanjye niteguye kuzaza kumusura yakasa nimumubonye ntiyigaragaje reka dutahe nkujyane ahantu huzimanire wakoze ikintu kiki uri umugabo yewe ntabwo naje hano kwa Chitafu ngo njye naje gusabiriza njye niba musuye kazana ubuyoga bubiri
ngewe nazi iwanjye ntabwo nzamuha inzoga ebyiri nzagura inzoga nashaka azamara icyumweru gusa bamugaburira anywa n'inzoga za buri munsi ariko umuntu w'umugabo aragura uducupa arara muri salo yarangiza akatwirukanga arara mu cyumba dusoza ko nawe akora amahano ngo azara ibyumba bibiri se warara mu cyumba none tuzamura hafi y'amasafuriya yarya ka kaboga kawe byitafu ndamubonye nambonye byitafu ndamubonye nambonye ngewe izi nzoga n'amavide ndanayatahanye haguruka dutaha si ibyawe se si wa muti we haguruka dutaha wavuze ijambo ijambo rirarangiye jambo se ndaribwira ndiyonjije yewe ye ariko buriya nanone yakamwana nawe wagira ngo ameze nka jitafu ataye umugore dusabe arakunsigiye abagabo b'iki gihe we sha nanjye inzoga zanjye ngiye kuzipfunyika sha reba nanjye oya ndagiye twari ikote ry'umugabo wawe akira byagiye byanze twagiye ibyacu twese tubicyura bose babivuyemo rwose rwose agenda nzinywera mu nzu